Yes, ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Nizere ko umeze neza, nimutameze neza umwami wacu Yesu Kristo aguhe kumera neza. Ndagusengera, ndagukunda, nifuza ko twazabana mu bwami. Nitekereze ko nawe ari uko Mwami Yesu aguha umugisha. Ni kuri Prince Robert Rwanda ndetse no kwibuye rizima TV. Imana iduhaye umugisha wo kuba tugiye kuganira n'umuhungu w'Imana n'abanyarwanda Robert. Tuguhaye ikaze. Ishimye kunyakiriye. Muri iyi si harimo ibibazo byinshi n'intambara n'amakuba n'ibikomeye biteye ubwoba, birimo bukene, intambara, ibintu byinshi cyane. Abantu bigeraho bikabarenga, bakagenda bakajya gusimbuka ku nkunda amahoro no kwamakuza. Ubona igisubizo cy'ibi bibazo, ese uwo mwanzuro uwo muntu abafashe ni wo sawa? Ese ubundi ikindi gisubizo we wamugira inama ki abantu bari muri aka kaga kose? Nashinye ko uyu munsi Imana yagiye dukoresha ibiganiro by'amatangazo. Ikiganiro twabanje nge nawe uri kuri kamera cyari kirimo itangazo rivuga ngo amariba yarasibwe. Hari indi soko yabonetse. Nanjye numva ngiye gutanga itangazo. Nditangiye nk'uko Dawidi yateye Goliyati ibuye ariko atari we riteye. Ahubwo muri Goliyati, muri Dawidi imbere hari harimo uri gutera ibuye. Uyu yatanze itangazo muri Matayo 11 28:30 gutyo. Yego. Mpayigize abana hansomera kugira ngo tugendane, kugira ngo nsubize nahuranije ariko tuganireho muri gospel talk yacu. Niko bimeze. Yego. Bra noza Dawidi atera ibuye. Ngo benshi nago barebaga Dawidi. Uri kumva? Ariko ibanga ryari rizwi na Dawidi na Goliyati gusa. Kuko Goliyati ngo yamanutse ngo agiye kureba ngo akana kari kumutera ibuye. Yego. Noneho azaje kurwanira n'imbaraga zikarimo imbere, ariko kari kuvuga bakose kakana ngabagira ibisiga. Kakana kangana gutya wanyuhereje uko barabona ndimbwa. Koko. Na kari kumuha amakuru nashaka kuyumva. Kazanye umugozi Mumetso n'amabuye kweli. Abati ku Isiraheli mwaka bimbwa mwaka bayimwe. Mwakanyuhereje umuntu umucuko none gahinja nkaka. Abandi bagafite amakuru ariko burari niba hari ikintu kigora abantu ni urusobe rw'amakuru abantu bafite ku bandi. Sawuli ari kohereza ngo ajye kugwa ku rugamba ngo atarambura ikiganza ngo yicishe Imana yimicisha amavuta. Yari afite amakuru yuko ari umwami uzamusimbura. Yari amwizaniye Brad David cyane. Babaje akora umwene desha. Ndati data yitwa Yesaya. None se ngwanya ariko ngo haba ibirori. Ngo hari umuntu ngo bimitse kuzatsimbura. Ndati byarabaye. Ntabwo bamenya amakuru se ko ari ngewe. Siniwe wero ngo ujye kurwana ngwakira ngwakora yerekana ubasha. Abatakira imyenda yanjye. Tugurane. Kabisa. Burani ho bitanuza. Ihererekana ubasha. Dadamu ati gihe ntago kiragera. Nage umenyereye. Mfite igihe nzabyambarira. Ibintu byo kwambara ibintu by'ibyuma. Giye ku rugamba. Najyana ibyuma bya Sawuli. Amavuta ya Dadi aratuma ndurokoka. Ati wapi? Ati kanyweshe tekinike nakoreshaga ndi mwishyambira irakora yidubu ryazaga. Tekinike yakigesha mbariyo yica Goliyati. Akoresha tekinike byashoberanye. Ya kigerira. Ariko bazita tekinike dogerira. Uri kumva? Hari igihe Faisal biba byanze. Neza. Ukabona zashika wa. Byanze. Za Himalaya ntacyo zifata. Zari ngari badaye kuhakikoza hano. Hano hirya mwishyamba nkakwereka ukuntu mbiko. Izo fagitiye muri kunyaka. Ahantu twasegeraga. Muragenda rivuza. Abaganga bose birabashobera. Bavuga ati rero ugenda ushaka abantu bagusengera. Ati se nimwandangira umuntu usenga. Ati genda imunaka numvishe ngo barahari. Yazanye igipapuro. Aratubwira ati iki ngiki nyandikiwe na muganga.
muganga ni umwatishaka rwose birananiranye hasigaye ngo ninze mu bantu basenga ati none rero rwose ndaje mwuka byaramwe namwe nimugerageze kuko bariho barambwira ati wapi ariko Imana burya ntabwo ikiranirwa twarabanje turaseka twibaza ukuntu nyine ibitaro bitaransifera mu rusengero ubundi cyane ko byahoze basenga ubu byangiritse somera Mateyo 20:8 ariko turashima Imana ko yahise akira yahise akira nyine burya iyo uje wizeye none se aho ibindi bisubizo bitari muri Yesu birahari. Matayo 11:28 kugeza kuri 30 haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe bangahe mwese ni munsange ndabaruhura gaye mugabo umbitangaza tugendane gake umbitangaza yego mwese abarushye abantu barushye kabiri abaremerewe kubera cyese hamagara abanyamibabaro uretse gatoya harimo ibintu bibiri abarushye abaremerewe harimo icyo bita external and internal imbere n'inyuma kuremererwa ni ibintu biba biri inyuma hano noneho kuruha nyambwiriza nyine ndi kwigana gutya ariko abumva icyo ndi kuvuga bari kucyumva uri kumva iyo Yesu ahamagara abaremerewe indushyi mwari kuba mufite ibyago yaravuze ngo barushye n'abaremerewe mwese hataza kubamo selection nk'iyo njya mbona kwa badadi na bamami bareba indushyi bafite senkane intebe bakazitera bashingiye ku buremere n'uburushyi kuko buri umuntu ashobora kuba aremerewe atunze ashobora no kuba indushyi atunze aravuga ngo abarushye n'abaremerewe mwese mubigenze muti munsange ndabaruhura ndabwira abantu ngo iri tangazo usibye Yesu nta wundi muntu wakwiyaminiye ngo arikore oya usibye no guhamagara bose ntihazagire wenda umukiri yidekarara ahamagara abo mu isibo ahamagara abarushye basi abo mu isibo barushye abavuga ati iyi sibo abantu barushye wenda azareka abaremerewe bihugu data we abati muze musange niyo yababwira umunsi umwe cyangwa ibiri nakubwiza ukuri ko atabishoboka kamfata urugero rwa hafi kugira ngo wumve ko batabishobora sura ko leta yashyizeho ibyiciro bya mituweli kugeza kuri 3 kugera kuri 20 abantu bazabyishyura ku buryo bworoshye n'aba 3 kurusha aba 20 uko niko kuri cyane rwose kandi bazakora statistique nibasanga mbabeshye abazishyura mituweli kuruta abandi n'aba 3 kurusha aba 20 abarushye abaremerewe ubwo ziko nari ntangiye kubidetaya ndi kwibaza ko Yesu yaba yarahamagaye nk'abantu barwaye n'abakene ariko nkanariza neza ijambo ry'Imana icyo bita kuruha urumva nyine nicyo ndi kurikana habarushye yego buriya iyo Imana ishaka umuntu iyita mucungiye mu burushyi iwucungira mu kuremererwa Mana uri kumva eka abantu bise baragoye utari indushyi araremeye ubu dufite abantu barushye mitima yabo yenda gusandara kubera uburushyi ubwo sabakene wapi ni ingagari zitabiryamo amahoro ayowe n'ingagari zirushye dufite ingagari zirushye nk'umuntu utaha mu nzu ye ufite imodoka ye ufite n'akazi keza uvuka mu mbyeyi umugore amukora mu matwi gake gake nk'uwo nabonye hano kuri YouTube wavuga ngo wararushye ariko isi nta gahinda k'agasirimuka dufite abantu barushye ariko umva itangazo bati mwese abarushye n'abaremerewe numva mpagaze mu butware bw'Imana hariya ngo hari umuntu wenyeganyeje avuga ngo arumva yazura umuntu buriya niko yabyumvaga
ubwo ariko yabyumva niba niko yabyumvaga Yego. naye ndumva ashaka gutanga iri tangazo rivuga ngo abantu barushye reka mere ku barushye yego nabwiye ngo indushyi imbere imbere zikenyera ku mabazi ari indushyi ya zigenda amavewi zikata vewiti zitera abandi ibyondo ari indushyi. umuntu umwe ngo yigeze kugonga abapolisi noneho ngo yarazindutse mu gitondo yari umubyeyi afite ikimodoka cyiza biriya bimodoka bitikoraho aragenda noneho ngabona n'umugore bazindutse mu gitondo bafite amasuka bari kugenda bakina bakina nagira ariko bigire guhinga noneho arabarangarira aragenda ajya gushiduka yagonze abapolisi bari mu muhanda kwako ni nyine polisi yo mu muhanda babona arashigutse gutya ariko yanabagonze bamubaza ati siko wa mugore we warasaze uri iki ninde wagutumye kuza kutugonga aravuga ati rwose njye mumbabarire mwoka byaramwe mbasabye imbabazi avamo arapfukama aravuga ati njyewe nukuri si ukubabeshya ngiye kubabwiza ukuri nimumpana mumpane nimumbabarira mumbabarire simbuza amafaranga ndi umukire mfite akazi keza ibintu byose bimeze neza atariko ndebye uriya mugore ndeba uriya mugabo bari kugenda bakina bakirana bitana sheri bari gukina mu kime mu gitondo uruba nibutse igihe njye n'umugabo wanjye duheruka kuvuganira sheri nibutse ko umuntu ataha mu cyumba cye undi agataha mu cyumba cye turi abakire bameze gutya ati ndabarangarira sinzi aho ubwenge bwagiye ndi kwibaza nimba ibintu mfite hari ikintu bimariye ndi kwibaza nimba ndi umuntu sinzi uko nabagonze mu mbabarire simbizi uko niko kuri mbabwiye ni muyanci ibyo munca ndabibaha kuko sinkennye ariko nari ndi kwibaza ikintu gishoboza abantu babakene kugenda bakina mu kime twebwe dutamu bataje duhura dushondana turyana nari ndi kubyibaza nawe ngo baramwandikiye igihe bamusanze atwaye telefone ari kuri telefone ari guhamagara kwa kundi baba bataye ubwo turi kuvuga induhi ari induhi abapolisi bati tugiye kukwandikira atumva amabwire ati ziterane seka nimuzongera ku bibazo mfite bameze nk'aho bari gusokota inkota mutima mu gisebe cy'ibyoroge ariko mana cy'umufunzo itangazo rikomeye reka ndisubiremo niryo nkiri kuvuga abasenga ngo barushye cyo bita indushyi indushyi ni umuntu umeze ute Yesu yari yaproje saritegereza ubu dufite abana b'abakobwa beza banyomoye mwe mureba inyuma mukagira ngo barorohewe imbere ari indushyi yacaho ati igitomate kirahise ariko ari igitomate n'imbere cyashize ngewe ubana n'indushyi za hano kuri social media mujye muzimbaza dufite abasitari mwirwa muririra kumera nkabo b'indushyi barushye aha iyo mageze shimira Kristo wantoranije mu magana menshi y'abanyabyaha akavuga ngo roba ngwino nkuruhure niyo mpamvu nk'igikoma nkashima Imana cyashira nkanywa amazi nkashima umwami Yesu byandutiye byeri na za mitsingi amen ndacyavuga indushyi ubu dufite abagabo barushye icyo umuruho urembeje ugeza areba kikubita amaso abana bagahinda kagahita kamwica akarira yareba umugore wagaramye muri TikTok gahinda kagahita kamwica umva itangazo mwandushye imwe uze ngo abarushye niho nshaka kuvuga ubu dufite tandukanya kuruha no kuremera ndacyari imbere nyine ubwo ndacyavuga indushyi ntabwo ndavuga abantu imitwaro iremereye mitwaro barushye baremerewe imwe mu ndushyi umuvugabutumwa mugenzi wanjye yigeze kubitubwira yagiye kubona abona imodoka imufungiyeho feri
abona umugabo wari uri mu modoka amanuye ikirahure ahita akuramo umugati. Ati uri kubona uno mugati? Ati umugati nyine ubu niwo ndararira. Ati nese ko ndi ariwo ndararira. Ese mugabo we uri byo uri kumbwanira iki? Ati uyu niwo ndarara nyine. Ati ubu ndi kwihuta ngiye kugenda mpite ncomeka karu mu cyumba cyanjye mpite nyine ndisha uyu mugati niryamira. Ati none ko batampa ibiryo byabo nabigenza gute? Noneho umugabo abona ko nyine undi yagize ikibazo cy'ihungabana aramukaruma aramubwira ati tuza tuganire gakeya. Noneho undi arashiduka aravuga ati urumva ati tuganire aramukaruma ati tuganire bimeze gute ni ibiki uri kumbwira? Undi ahita ashiduka aravuga ati ati harya nkubwiye ibiki? Ati urambwiye ngo uyu mugati ngo ni urararira. Ati sinzi ukuntu mbikubwiye mwana. Ati komereze gahunda zawe ubwo byacanze. Ati nyine nawe ntacyo utumvura umuntu w'umugabo. Ati nyine reka nikomereze ntibagize gute ni nkaho uravuze ati bakinywera. Mubwire indushyi z'abapasiteri dufite hano. Abapasiteri bararuha ari abakozi b'Imana. Uruhura indushyi bamwitirirwa aribo bamubwiriza abandi nabo baruha. Yego. Indushyi z'abapasiteri. Ariko reka kubwiza ukuri, niba Yesu koko yaravuze ati muze mbaruhura abarushye n'abaremerewe, nta mupasiteri ugombye kuba indushyi. Si ubwo umupasiteri w'indushyi yaba ayobora abandi arushye oya kabisa. Indushyi masengero. Yego. Ubu dufite abapasiteri b'indushyi barushye. Ahaguruka akajya kwandikisha ngo itorero ngo niryo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ku mugoroba bakajya bamubaza ngo ibintu wandikishije nibyo ukora? Ati wapi. Ubu dufite abantu indushyi ni nyinshi. Abantu bararushye kamvuga baremerewe. Umuntu araremererwa umutwaro ukaremera, umutwaro ukamuremerera. Yego. Ukajya yicara ari nk'imijyi yikorereyeho ngo acururizaho mu mujyi, akaba yizerere mu migi n'urugero kabisa. Kuwa mbere isi yacu urabona ukuntu igenda yihuta. Imijyi ntibigikora, sisiteme yazo yarangiye. Nazo zijya ziba expired. Imijyi ziba expired. Umutwaro. Kubera iki? Buriya uwacu ari nyiraho icyo turusha abandi. Tubitse yasezeranije. Umuntu wizera Imana niyo agiye muri business agenda abajije Imana. Yego. Imana ikamuha orientation y'ikintu akora. Ntabwo ajya gucuruza amata kandi Imana ishaka ko acuruza inkweto. Yego. Nawe se yatangira aho gati ndababona ndabitegereza nkabona murarushye muraremerewe. Ubu dufite umuntu imitwaro ibiremereye ukanda mu kigana akavuga ati Roba ansambaniraho. Roba ansambaniraho uyu mutwaro sinzi ukuntu nzawe tutura. Indese uwo nashatse. Ayiwe. Ati Roba ati ndawikoreye. Ati ukundeba ubu ndawikoreye. Ayiwe. Ti muri batatu babiwanjye babiri sabi. Wabakuyeze. Roba naracitse kumwe n'uwa Bishop. Ameza ati. Ayiwe data we. Reba ukuntu ari kune tugiye iwacu mw'ijuru. Muze mwisigana. Ushaka ko tujyanayo. Yakibuka imitwaro agabati sibo nzarigera. Aho ndi kuvuga ni barabikora imitwaro nyambabona bayikore bayijyana muri Genzi Comedy ngo babasetse ngo kugira ngo baruhuke. Ubwo ikibuno bagihinduye gahunda ntikinyuramo umwanda. Baracyongera ngo isohoke neza. Oyi imigongo yatangiye kubara kubera amasoro banyuza ari amasoro yajya hatagenewe ahita boza inyuma. Mama she bararemerewe. Tukangende bansetse wenda byasha. Ngende urumva ari amasezerano yagiranye n'isi y'umwijima apfa gusinzira.
agisinzira dayimoni zigahita zivuga ati ariko uzi ko twagiranye amasezerano, agahita yicara ati ninsinzira biramfa, akajya kurara yicaye akanabaza ngo nuza ngo ari kumusetsa ngo pirate aragusetsa we aragusetsa warorohewe. Itangazo yo mana we urengera bawe nukuri abarushe n'abaremere ngo padiri ngo umuntu yaje kumwatura ngo ubusambanyi ngamaze ngo mwese mwebwe mubakura he ko twababona ati nanone wongeye ati rwose imitwaro iremereye bajya kuvomera ku mareba y'isi nk'uko twabiganiriye, kabati kanje kuvomera muri ADPR yo mu Gatenga, kanje Nyarugenge kuwa mbere cyangwa se kuwa gatatu, bakazenguruka ngo bari kuvoma barebe ko imitwaro yahava. Ngo utwo Bunyana yaranditse abanga ubwo mu Kristo yagiraga ku musaraba. Hari ibintu bitatu byamubayeho bikomeye. Asengera makuru yazi. Yego. Icyambere bamukuyeho umutwaro wari umuri kumugongora. Ubu dufite abantu buriya isi ifite ukuntu zura nk'izi fayiro za Epson bani bikangisho. Hari ukuntu isi gushyiraho igikangisho kavuga ati urabona nk'ino foto ya Yampano. Yego. Urabona ko ari igikangisho mu masitari n'ikigore. Yego. Umuntu yagiye asambana n'umugore we. Uri kumva barasambanye. Murabizi ko nta icyaha cy'ubusambanyi gitemeye ariko kubera ko itegeko abantu bayadoda baba babizi ko naho hari ibindi bikangisho bafite batabisegasiye byazaturika. Yego. Aba benshi bikoreye umutwaro. Birangiye abandi bafunzwe birangiye bigenze. Nabonye ngo no batekerezaga ko yatanze yabaye umwere. Bantu bararemerewe. Bararushye. Muntu yikorera umutwaro akajya ugendana. Ubwo nagiye i Burayi ariko nzira naciyemo. Umutwaro yanze kuvana ku bitugu. Bivuga bati murakizwa namwe mukakajya. Ageze ku mwami Yesu abohora umutima wanjye. Nimureke iminsi yose. Umutima uraririmba yuko nawowe rwose negereye umwami Yesu ndirimba n'umunezero. Abantu bararushye, abantu bararemerewe. Komeza uwo murongo wumve. Yesu we yatangazo sha none umwami Yesu Kristo namubereye ubuturo. Haleluya. Ndetse nahawe umufasha n'umwuka w'isezerano. Ayiwe umutima uraririmba yuko nabohowe rwose negereye umwami Yesu ndirimba n'umunezero. Ubu abantu bafite amasezerano bahawe bagira ngo azabaruhura biranga. Bafite abantu bari biringiye ngo barakomeye, bazi ko abo bantu babaruhura, bazi ko uburushi bwabavaho, imitwaro baracyazikoreye. Ubu dufite abantu bavuga ngo nitumara gushaka iyi mitwaro izatuvaho ntizabavaho, ahubwo iriyongera. Bajya muri Genesis comedy biranga iriyongera, bajya muri sauna biranga iriyongera. Muri boîte Bibiliya ivuze ikiravuze ngo ni amahoro y'umunyabyaha. Ni kuwiteka, n'uwiteka ubivuga si Robert ubivuga. Nushaka ko tujyanayo wihane niringira gukiza ubu. Ihane kandi rero kandi uwo mutwaro wikoreye wemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru. Wihane. Iri tangazo mama wawe ntiyaritanga. Iri tangazo so wanyu ntiyaritanga. Nyokorume ntiyaritanga. Abo wiringira bose ntibaritanga usibye umwami Yesu. Umwami Yesu wenyine.
mwemere kuba abagaragu banjye. aha nimumara kuruhuka mumaze gukurwaho imitwaro nta kindi musabwa. ibi birivuze iki? iravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina yabahaye ubushobozi. mwemere munyigireho kuko ndi umugwaneza. ngaha ahantu umuntu agera igihe imitwaro, ntabwo navuze imitwaro y'uburwayi sha, ngo mvuge imitwaro y'ubugumbasha, mvuga imitwaro iremereye abantu yo kugumirwa. hari imitwaro igose abantu, navuze y'ibyaha, ariko mvuga ukuntu avuze, aravuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza. kwigira kuri Yesu, twita kwigira kuri Yesu. iyo umaze kumugeramo, ahubwo bari abantu bigiye hera, umuntu udukurikiye ubundi warinze uruha wigiraga kuri igihe. Who teach you? Ninde wakwigishije? Coach wawe gucoaching. Coach wawe ninde? Ubundi ninde? Dore cyatumye uruha. Ni coach. Impamvu utera match bikanga ni coach. Ndi uri kubitera. Ibyitozo ikennye umumaro. Wakwigishije ninde? Wumva uzaruhukira muri sauna, wumva uzaruhukira muri piscine, psikologe azagufasha, wumva uzaruhutswa n'abapsikologe, wumva uzaruhutswa n'abanyarwenya, wowe wumva uzaruhutswa na ba Sebiradiyo. ujye ugerageza ujye kwa ba Sebiradiyo ukatakate hara hose ubizakuruhura ngo uzaruhuka. kwigisha. Who teach you? Munyigireho. Who coach you? Haleluya. munyigireho kuko ndi umugwaneza. icyambere umva coach cyambere akwigira kuko ndi umugwaneza. icyambere wiga isomo rya mbere ubanza kwiga isomo bita kugwa neza. icya kabiri kuba umuntu woroheje mu mutima wawe, kwiyoroshya, to simplify your heart. umvisha amasomo Yesu yigisha. yego, nubikora utyo nawe uzabona uburuhukiro mu mutima wawe. Yes, that is a secret. Mana ishimwe, ayo masomo abiri yonyine ubundi aya ngaya araruhura. nuyafata certificate izaba iri mu mutima. icyicaro gikuru cy'amahoro kizaba umutima, ntabwo kizaba kuri siyeje handi. kuko kunkorera kutaruhishe n'umutwaro wanjye. tuganire ubu izi kosi ni short course. izi ntabwo waziga iminsi ibiri muriga. tuganire wumvise short course zo kuruhuka. noneho ibintu byo kugwa neza rero ntabwo ari ibyantu bavomera kuri ya ntabwo coach ari umuntu wategeraho kugira ngo ngwe neza. nzabipfana sinzigera mvugwa neza. reka runaka kamubabarira, sinzigera norohereza mu mutima. ndabizi neza yo kuvuga ngo mbabarire ngo mvugwa neza. akareka nzemera pfana umuruho wanjye ntabwo Yesu umutwaro bakorera uremere. ikibazo ni ukorohera mu mutima. ikibazo barabyanze. ibyo bintu byo koroha mu mitima birabagora. ati iyo si karagiteri ubu nk'ubu twari turi kugendana neza. ubu twari turi kugendana neza. avuga ati Robert wabo navuze nk'uko dadavuga. nituro bari batangiye gukanda akanyenyeri basubiyeyo. urabivanzura nguyu nawe yageza ibyo bintu utangiye jewe mubabarira. cyane byo kubabarira no kuntu yampemukiye. ibyo bintu byo kwicisha bugufi, cya Morodekayi kigomba kumpfukamira cyangwa agaza kimanika ku gisongo. ibyo bintu byo guca bugufi ca bugufi mbiteze. mutashobora kujya kunywera icyayi aho nkinywera, mutashobora kugenda mu modoka ngendamo, mutashobora kwicara ahantu nicara ngo norohe mu mutima, none ngo nindangiza norohe. ariko nyamara narimitse amoko mu mutima wanjye ngewe nyafite ngo mbireke nazaruhura abandi azandeka nazanduhure abantu bacu azaruhura abandi. hari umwana ejo bundi twaganiriye ufite igikomere yavutse nyine ku babyeyi ngo badahuje ubwoko.
bakuraho ugati wowe n'ubundi uri imvange umeze nkaho ntacyo umaze uri imvange yavuye mu rugo akiri muto yagere kubera ko ntawamuhaga agaciro ikintu cy'ikivange wapi ubwo nyina na se ugiye kwa sikora kuko atije kwa nyoko wajya kwa nyoko ati kare kana gahunda zacu zikorana nazo n'ibintu bivanze ubu dufite abantu hanze gushaka barikundiye sha ngo ibyo bintu ntabwo ngo hagiye kuba imvange ngo ni imvange watuye uwo mutwaro kandi uwo mutwaro wikoreye wemera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru wihane abantu nibatura umutwaro Yesu arabahamagaye yego ni muzi mwese nawe yarobane ntabwo yigeze avuga ati abagufiya n'abarebare abirabura n'abazungu yaravuze ngo mwese ijambo ry'Imana avuga ngo ibyaha nitwe biriho kandi nitwe byica nabi ubu uyu muntu ntabwo azi ko ari kwihemukira ni wowe uravunika Yesu hari ikibazo afite mu ijuru nta kibazo Yesu afite abamuramye n'abamusingiza baramusingiza umunsi cyane rwose bizima n'abakuru n'abamarayika niko abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze neza ubwo urumva wanga kwihana ngo bigende gute abantu n'ukuri n'ibihari reka duhagare mu butware bw'Imana isumba byose yego abantu bafite imitwaro y'uburwayi iyi Yesu arayiruhura haleluya abantu bafite imitwaro y'agahinda y'imibabaro y'amashavu Yesu arabivura arabikemura ni ibintu bibiri gusa ni short courses wiga twazibonye koroha mu mutima ukagira ubugwaneza no kugira ubugwaneza ibyo gusa uzi ukuntu koroha bivuna robo utarebye cyangwa batakati cyakimwa bakiba kiri kuvuga ibiki biriya bikamera uwabimenagura uwakica koroha byanze hari uwanyandikira arabwira ati basengeje ubundi wowe nudahindura ibyo bintu uri kuvuga njya nzakwirukana kuri YouTube sinirukanye bake ubwo nari ndi gusobanurira abantu ukuntu Satani ahinduye tekinike yo kuroga ati abantu ubasobanurira ibyo bintu indi y'ugutumye indi y'ugutumye wajya ubabwiriza biriya bintu byanyu bya Yesu ibyo bintu ariko uzi ko izi message ari iz'abo bagome babagambanye none uzi umuntu tukubwira ngo urangwa nk'ibi turi kuvuga mwabwije ubutumwa bwiza mukava muri ayo matiko ngo aya ni amatiko ngo ibi tuba tuvuga ni amatiko izo ni intumwa ziba ziri kuri gahunda zavuze ati twe twinjiriye mu irembo ry'ibanga twaciye mu idirishya ubundi umuntu waciye mu idirishya akagwamo ntabwo aba azi ko bazamuvumbura iyo rero Petero atangiye kuva avuga turiya nawe asa nabo asa n'abaciye mu idirishya ariko rero ibyo bintu muri kuvuga ntabwo bigendanye nimuceceke murasaze simbazi ibyo bintu muri kuvuga ni ibiki mwabicecetse ntabwo baba bashaka uko umuntu akomoza ku bintu byabo muvuge Yesu umanye imitsima uyu wabambwe mukamureka uyu usaba umuntu kwicisha bugufi dushaka bimenya ko tuzashingira abacu byo kwicisha bugufi byo gucisha bugufi abacu ko bahari mu bacu nta basore bari umwadepera ajya murajya kumushingira ngo muri nuza gute iwacu bariyo ibyo bintu nimubwirize Yesu ibyo bintu mubyihorere ni kuri yamariwe nitubwiriza kureka ibintu by'amoko mubireke mubihagarikira mubwirize Yesu ibyo bintu by'amoko mubireke n'ubundi ntabwo byanditse muri Bibiliya mubisoma kuyihe page nyamara ijambo ry'Imana avuga ngo Imana izahana abantu bibumbira hamwe nk'inzoga zitende kuko umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyarimwe gishya muri Kristo ni harimo umuyuda ni harimo umugiriki ni harimo wize ni harimo utarize umuntu wese twese imfura abera bo mu isi nibo mfura Uwiteka yishimye dusoza ikiganiro reka dushimira abantu bari badukurikiye urarushye uraremerewe yego umva advert icishe bugufi yego worohe mu mutima ubabarirwe ubohorwe wakira amahoro nk'uko yabigirijwe yayabahaye yavuze ngo mbasige amahoro yanjye ibi tuvuga si uko tudafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko amahoro asendere muri twebwe yarenze imbibi z'ibi bibazo yego yarenze imbibi y'imiruho yose
ni ukuri kandi ntabwo mbabeshya guhera 2018 ngenya nanga ubuhamya guhera 2018 nararuhutse nararuhutse nta kibazo ufite nta nicyo ushaka kwitera Imana ibamugisha noneho ntacyo umubabaro ntwaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi n'ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izanagura amarira izavana umubabaro wose sengera abantu barushye Imana ibaruhure mu izina rya Yesu Mana turagushimiye haleluya iyi mitima yuzuye ibinure uri Imana yo kwizerwa bamaze kwikakaza no kwishyira hejuru ibyaha bamwe byarabarenze bafata umwanzuro wo kubikenyereraho bakavuga ngo tuzabiririmbana tuzabisengana tuzabigendana ariko uyu munsi tumuritse itoroshi y'ubuntu bw'Imana muri iyi mitima ihishe ibyaha ubababarire ubereshe ukuri ari ryo jambo ryawe ubatsindira ikibatsinda ibyaha bibizingiraho tubitwikishije kwera kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo dufite abantu barembejwe n'uburwayi Yesu bababereye ibiremererwe bararemerewe mibabaro igiye itandukanye hari ababaye paralize hari abarwaye indwara petala fodrai hari abarwaye indwara zidakira ariko mwambaraga z'umwijima mwe tubirukanye kubizera tubahagurukije ku gisasiro cyabo mu izina rya Yesu Kristo hari abarembejwe n'agahinda ishavu bareba abana babyaye bakabona agahinda karabishe babona abagore n'abagabo bashatse bakabona agahinda karabishe babona abavandimwe babo bakabona agahinda karabishe iyi myuka ituma abantu bagira agahinda n'amashavu iyi myuka isenya ingo iyi mibabaro y'uburyo bwose mu izina rya Yesu Kristo tuyitwikishije kwera kw'Imana mu izina rya Yesu ubu dufite ababyeyi abana bahindutse abatinganyi aba bana turababohoye mu izina rya Yesu Kristo uhereye aka kanya ka none amatwi yabo najya yumva ibijyanye n'ubutinganyi bajye bumva izina ryawe ari ryo ribahamagara ribakongera kubikora ukundi mu izina rya Yesu Kristo Mana iki kiganiro ku muntu uri kucyumva ari mu bitaro tuguhagurukije kuri iki gisasiro turabizi ko hari igihe abaganga bavuga ngo byanze byananiranye nta kindi kintu bakora ariko mu butware bw'Isumba byose baravuze ngo turambure ibiganza ku barwayi bakire n'abarwayi mwe turabagurukije uhereye aka kanya ka none ubwiza bw'Imana icyubahiro cy'Imana kibe kuri mwebwe nimuhaguruke kuri ibi bisasiro mu izina rya Yesu Kristo turategetse duhagaze mu butware bw'Isumba byose hari abantu bimakaje amoko mu mitima yabo byanze kubashiramo banze kubabarirana banze kubana iyi myuka ituma abantu bagambanirana bahemukirana bangana bicana turayikubitisha kwera kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo abantu nibabana amahoro basangire banezeranwe bishimane bubake ubumwe mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye ikirere cy'Imana Isumba byose kuri twebwe n'abacu n'ubuzima bwacu twirukanye imbaraga zo guhora n'imyuka y'abadayimoni yumva tubwirije ubutumwa bwiza ikaturwanya mwambaraga mwe tubakubitishe kwera kw'Imana urakoze Kristo thank you for your glory thank you for your favor thank you for your forgiveness in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus thank you Lord asante papa asante Mana yako icyubahiro turabakunda amen